Burya rero ibihugu bikenera yuko abantu babiguriza, burya ibihugu nabyo birakena. Rero abantu abashoramari mu gihugu burya nibo ba mbere leta ibanza kwitabaza. Mu bihugu byose byo ku isi n'ibi byateye imbere n'izo Amerika wumva burya zigira ibibazo kugira ngo zigire amafaranga zizashora mu mishinga yabyo, bityo rero zitabaza abakire baba muri ibyo bihugu. Ese kuba umukire hari icyo bimariye igihugu? Yego bimariye igihugu, si wowe wenyine gusa, burya biba bimariye igihugu, biba bikumariye akamaro ndetse n'igihugu cyawe. Uko igihugu kigenda kigira abakire benshi, burya niko kigenda kigabanya amahirwe yo kujya kwikopesha hanze no gukora amafaranga menshi, kubera ko burya iyo igihugu giprintinga cyangwa gikora amafaranga uko aba menshi hanze niko amafaranga ata agaciro, bityo rero ugasanga igihugu gibuze imbaraga z'uko ibintu byashorwa.